Muhawe ikaze nanone ku muyoboro wacu wizewe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngaruka ziterwa no kuboneza urubyaro ukoresheje ibinini. Ariko mbere yuko duhera ku ngaruka, reka tubanze tuvuge ku byiza byo kuboneza urubyaro muri rusange. Ibyiza byo kuboneza urubyaro, icya mbere kandi cy'ingenzi ni uko umubyeyi cyangwa se umuryango waboneje urubyaro wirinda inda itateganyijwe. Mukamenya ko mukagena igihe muzabyarira, mukamenya n'igihe muzakurikiriza uwundi mwabyaye cyangwa se umubare w'abana muzabyara, mukamenya uko muzababyara. Rero bituma umuryango utera imbere kuko umugore aba afite akanya ko gukora, ntabwo ahora ari muri maternité cyangwa se ari kubyara. Rero izi ngaruka ngiye kubabwira ni ingaruka zishobora kuba, ariko ugomba kwihanganira ingaruka mu gihe wumva ubashije kuzihanganira kugira ngo ugere kuri ya ntego yo kubyara umwana utateganyije. Ingaruka ya mbere ni uguhindagurika kw'imihango. Ishobora kuba myinshi, ishobora kubura, ishobora no kuza kenshi mu kwezi. Ushobora kujya mu mihango gatatu mu kwezi cyangwa se ikaza ari myinshi, ikaza rimwe ariko ukava cyane, cyangwa se ikagiza twa turaso dukeya ariko tudarangira. Usanga ufite uturaso dukeya tutarangira. Ibi byose biterwa n'ihindagurika ry'imisemburo. Kubera bya binini biba birimo imisemburo, mbibutsa ko ibinini bigira amoko abiri, hari ibirimo umusemburo umwe, hari n'ibibamo imisemburo ibiri. Rero ya misemburo iri mu binini iba iri gukorana niyo mu mubiri usanganywe, bigatuma habaho izo mpinduka zigiye zitandukanye. Rero icyo kibazo ababyeyi benshi cyangwa se abagore benshi baboneza urubyaro bakunda kukigira cyangwa se gikunda kubaho, ariko ntabwo bivuze ko kiba ku babyeyi benshi bose bakoresheje ubu buryo bwo kuboneza urubyaro. Rero ugomba kwihanganira imihango igahinduka cyangwa se bikarangira unayibuze. Ariko ubushakashatsi bugaragaza ko nyuma y'amezi abiri, hagati y'amezi 2 n'6, uretse gukoresha ibi binini, ushobora guhita ubona ya mihango yawe isubiye ku murongo nk'uko wajyaga uyibona. Ikindi cya kabiri ni uguhagarara kwa ovulation. Ovulation se cyangwa se uburumbuke. Ubundi ibi binini byo kuboneza urubyaro ni uburyo bukoreshwa ko n'ubundi kugira ngo utabyara cyangwa se bikubuze kubyara, iragenda igatuma hatabona uburumbuke butaboneka cyangwa se ovulation itaboneka. Bityo usanga n'ubundi mu gihe uri gukoresha ibyo binini, iyo ovulation ntabwo ibikorwa, cyangwa se ntabwo yananga ngore ibasha gukura. Biragenda bigatuma ovari cyangwa se udusabo tw'intanga tudakuza za ntanga ngore kugira ngo zijye gutegereza intanga ngabo. Ibi rero biba ikibazo iyo uretse uburyo bwo gukoresha kuboneza urubyaro ukoresheje ibinini, nyuma y'amezi 2 cyangwa 6 ukabona ntago ugarutse kubona uburumbuke ngo wongere ubyare nk'uko ubishaka. Ibi nibyo biba ari ikibazo. Ugasanga cyangwa se ya mihango wajya kubona urayibuze. Ibyo nabyo biterwa na ya misemburo iba yarabaye myinshi. Rero niba bibaye ukabona amezi 6 arashize utarasama kandi warahagaritse ubwo buryo, bwa buryo bya binini byakoreshaga butuma utabyara, na nyuma y'uko ubuhagaritse bwarakomeje, ni ikibazo. Rero biba byabaye ikibazo. Ubundi n'ingaruka ya gatatu ni uguhindagurika k'ururenda ruba ku nkondo y'umura. Ubundi ku nkondo y'umura mu busanzwe habayo ururenda rutuma inkondo y'umura ituma, ibyo bikayirinda kanseri, kandi rwa rurenda rworohereza intangangabo kwinjira bitagoranye, igakomeza ikajya muri nyababyeyi. Rero mu gihe rwagabanyutse cyangwa rwumye, bituma ya ntangangabo idacaho. Nabwo buri mu buryo ibinini bigenda bigakoresha kugira ngo bitume udasama. Biba ikibazo rero mu gihe wumagaye cyane, ururenda rwo mu gitsina rukuma, ukumva nta bushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ufite, kandi mu gihe uri kuyikora ukababara.
ibyo byose biterwa na rwa rurenda rwo ku nkondo y'umura rwagabanyutse, bigatuma ugira izo ngaruka. Izo ngaruka iyo wumva ubasha kuzihanganira cyangwa zidakabije, urihangana ugakomeza uburyo bwo kuboneza urubyaro, kuko guhinduranya uburyo bwo kuboneza urubyaro nabyo ntabwo ari byiza. Izo ni ingaruka ziterwa no kuboneza urubyaro ukoresheje ibinini, ariko izo ngaruka ni zimwe mu ngaruka ibinini n'ubundi bikoresha bituma zikurinda gusama, ariko uburyo bikoresha bikurinda gusama bigatuma wowe ubigiramo izo ngaruka bitewe n'uko umubiri wawe nawe umeze. Rero izo ngaruka kubera n'ubundi ari uburyo nyine ibinini bikoresha kugira ngo udasama, ugomba kuzihanganira, kuko nanone ntabwo ugomba guhindura uburyo bwo kuboneza urubyaro utegereye muganga cyangwa se umubyaza ngo akugira inama ku buryo uvuyeho ndetse n'uburyo ugiye gufata, ugiye guhindura. Ni byiza ko ubanza kujya kureba umubyaza cyangwa umuganga bakakugira inama. Ikindi ni uko izi ngaruka twabonye nubwo ari uburyo ibi binini bikoresha kugira ngo bikurinde gusama, ntabwo biba ku bantu bose. Ushobora kuyibonaho ingaruka imwe cyangwa ukubonaho ebyiri cyangwa ntugire n'imwe wibonaho, kuko ntabwo imibiri y'abantu yakira ibintu kimwe. Biriya binini nubwo ariko bikora, ariko ntabwo imibiri cyangwa se imisemburo y'abagore yose ari kimwe. Rero ngibyo ibyo twaganiragaho. Niba hari ikibazo ufite cyandikaho hasi muri komenti tubashe kugisubiza, kandi niba wumva bigufashije wakora share ku bandi babyeyi cyangwa se ku bandi bagore, bakazakomeza kungukira hano mu biganiro byacu. Murakoze, ndabakunda.